Abinyujije kuri Twitter, nyakubahwa perezida wa Rwanda yagize gutya yifuriza abuzukuru be isabukuru nziza. Yagize ati hanging out with my girls for their birthday, same days 19th July, love you. Ati nasohokanye cyangwa se nari kumwe n'abakobwa banjye mu isabukuru yabo y'amavuko umunsi umwe, ndetse ndanabakunda cyane. N'amagambo yatangaje abantu benshi bakoze ku mutima. Hanga kuri JK online bakomeza kugenda ukurikira. Reka turambure inkuru. Umuryango wa Bertrand Ngengoma ndetse na ANGE Kagame aka kanya bari mu byishimo by'uko abana babo bombi bagize isabukuru z'amavuko. Bahuza itariki bavukiyeho ariko imyaka iratandukanye. Tugiye kugenda tubigarukaho turebe se bagize imyaka ingahe, cyangwa se noneho tuze no kureba amazina yabo bwite yamaze gutangazwa na mama wabo ubabyara. Tugenda tugaruka ku bintu bidasanzwe bano bana bakorewe na basekuru cyangwa se n'umuryango muri rusange. Nkuko bisanzwe dukunda kubona reaction cyangwa se uburyo ANGE Kagame akomeza kugenda aganira n'abantu bagiye batandukanye. Yabinyujije kuri Twitter ye atangaza isabukuru y'abana be babiri bagirira umunsi umwe isabukuru y'amavuko. Ubundi arangije aterura amagambo agira ati ari ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi mu 2020 nibwo witwa Anaya Abendengeyingoma imfura ya ANGE Kagame ndetse na Ndengeyingoma Bertrand yavutse. Arongera ahita akurikizaho mu kwezi kwa karindwi itariki 19 mu 2022 havutse undi mwana bamwita Amalia Agwize Ndengeyingoma. N'umwana wa kabiri wavutse. Itariki ni zimwe, ukwezi ni kumwe, icyo badahuje ni imyaka. Arangije arenzaho amagambo avuga ati my baby girls turned 3 and 1 years, grateful to God for the most precious gifts. Ati abakobwa banjye bagera muri babiri, umwe yagize imyaka 3 undi agira umwaka umwe. Ndanezerewe kubw'impano Imana yangeneye zidasanzwe. N'amagambo yatangaje ubwo abantu bahitaga babibona. Yaciyeho amasaha agera mu 8 akoze iyi tweet. Abantu ntabwo bari bazi ko abana bahuje amatariki, ariko ni kimwe mu bintu abantu cyakomeje kugenda bibanezeza, dore ko ari abana bakomeje kugenda bakundwa by'umwihariko bigeze kuri sekuru bindi, dore ko hari amashusho amwe namwe yagiye ajya hanze ari kumwe n'umukobwa we, cyane cyane uyu nguyu umwuzukuru we w'imfura. Rwose ubona bizihiwe barimo baragenda bakina utuntu tugiye dutandukanye. Iki kintu abantu bakomeza kugenda rwose bagaruka kuri aba bana uburyo bishimiye n'abantu batari bakeya. Nkubwira ko ubundi ANGE Kagame na Ndengeyingoma Bertrand bashakanye mu mwaka wa 2019, dore ko ubukwe bwatunguye abantu batari bakeya kuko ntabwo abantu bigeze bamenya ko ubukwe bwabaye, ahubwo baje kubimenya nyuma ubwo amafoto yagendaga ajya hanze. Ari n'ubukwe bwiza cyane, abantu bakomeje kugenda bakunda amafoto yagiye agaragaramo ndetse n'uburyo rwose bari baberewe. Kubwira ko Bertrand Ndengeyingoma ubundi yahuye na ANGE Kagame bwa mbere mu mwaka wa 2016. Icyo gihe yari umunsi wa Rwanda Day wari wabaye muri San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Los Angeles. Aho hantu niho ubundi bahuriye bwa mbere, ndetse batangira kugenda baganira ndetse buri umwe agenda yiyumva mu ndi. Biza kugeraho ubwo ANGE Kagame yari arimo arasoza amashuri ye muri Columbia University iherereye mu mujyi wa New York mu mwaka wa 2017, nibwo yagraduatinze abona master degree. Icyo gihe nibwo bari batangiye ibintu bijyanye no kuba bapanga ibijyanye n'ubukwe. Ahashyira mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2018 nibwo habaye icyitwa gutangira imihango y'ubukwe. Nibwo yatangiye, ari nabwo ubukwe bwaje kuba mu mwaka wa 2019. Ubundi Bertrand Ndengeyingoma ku makuru dukura ku rubuga bita oratorela.com avuga ko ubundi Bertrand Ndengeyingoma ari umusore wavukiye i Burundi akaza gukurira mu Rwanda, dore ko yize no ku kigo bita Berian School of Kigali, ndetse akaza no kuharangiriza akerekeza i Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagiye kwiga ibijyanye na civil engineering aho bita MIT in Boston.
kugira ngo abantu benshi ni kaminuza cyangwa se ishuri rizwi cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga, dore ko abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ati ni umuhanga cyane. Icyo gihe yaje kugaruka mu Rwanda, aho yaje gukora muri Bank of Rwanda cyangwa se muri banki nkuru y'u Rwanda, ari naho henshi abantu bakomeje kugenda bavuga ati ni nararibonye mu bijyanye n'ubukungu. Ndetse yaje no kubona master degree muri city planning muri kaminuza ya Londres cyangwa se bita SE. Hari bamwe mu bantu bari kwibaza ese kaminuza Ange Kagame yize, cyane cyane tugiye kugaruka ku yitwa Columbia University, turebe se ibigo byayo ni ibihe, ni abahe bantu bayizemo bakomeye hano ku isi, ari nawe uragenda usobanukirwa ubuhanga bw'uyu mukobwa Ange Kagame, akaba n'umukobwa wa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Byose byarangije kubyandika ko Ange Kagame yarangije masters muri kaminuza yizemo Barack Obama ndetse na Clinton n'abandi bakomeye ku isi. Kuri iki cyumweru tariki ya 19 Gicurasi 2019, Ange Ingabire Kagame, umwana wa kabiri wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yarangije icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu ishuri ryigisha iby'ububanyi n'amahanga n'imiyoborere. Ni umwe mu bantu bazwi bize muri kaminuza yarangijemo n'ibihanganye mu mateka y'isi nka Barack Obama ndetse na Alicia Keys n'abandi bantu benshi b'ibyamamare. Tariki ya 18 Gicurasi 2015 nibwo Ange Ingabire Kagame yarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri kaminuza yitwa Smith College, ishuri ryigenga ry'abakobwa riherereye muri leta ya Massachusetts muri leta zunze ubumwe za Amerika. Akaba yarize mu ishuri ry'ubumenyi mu bya politiki. Nyuma yahise akomereza muri Columbia University iri mu mujyi wa New York muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho yarangije amasomo ye akabona impamyabumenyi y'icyiciro cya gatanu cya kaminuza masters mu ishuri ryigisha iby'ububanyi n'amahanga hamwe n'imiyoborere International and Public Affairs. Ange Kagame turi mu mwaka wa 2019, afite imyaka 25 y'amavuko. Yarangije muri kaminuza ikomeye kandi ifite amateka adasanzwe, kuko ari naho Barack Obama hoza ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangije amasomo ye mu mwaka wa 1983. Iyi kaminuza kandi yizemo abantu b'ibyamamare nka Alicia Keys wamamaye nk'umuririmbyi, hakabamo nka Chelsea Clinton, umukobwa wa Hillary Clinton, n'umugabo we Bill Clinton, icyamamare mu mafilime James Franco, umuririmbyi w'umunyamerikakazi Lauryn Hill n'abandi benshi. Iyi kaminuza ifite amateka akomeye kuko yashinzwe mu mwaka wa 1754, ikaba ari kaminuza ya mbere imaze igihe kirekire mu mujyi wa New York, ikaba kandi ya gatanu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Ni kaminuza yatangiye yitwa King's College. Abana benshi b'abayobozi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hirya no hino ku isi, ibyamamare bose bamaze kuyigamo. Ntabwo nawe urabyumvise, nimwe mu makaminuza akomeye cyane ku isi yizemo abayobozi bakomeye cyane isi yagize. Ndetse na Ange Kagame, ubuhanga bwe akomora muri kaminuza bukomeje kugenda bubyazwa umusaruro, by'umwihariko n'abaturarwanda muri rusange mu kubaka igihugu. Nakubwira ko hari n'ikindi kiganiro nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yigeze gukora, arimo rwose arishimira uburyo umukobwa we yashyingiwe, ndetse abantu benshi. Ni ikiganiro abantu batigeze bakurikira bitewe n'uko ntabwo kigeze gihererekanwa ku mbuga nkoranyambaga cyane. Ndagira ngo ukurikiraho agace gato k'ikiganiro, uburyo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda nawe rwose yari afite ibyishimo bidasanzwe ubwo umwaka wa 2020 tutangira, rwose arimo aravuga uburyo yatewe ishema nuko umwaka wa 2019 wasoje umukobwa we ashyingiwe. Nawe urangiza muri uyu mwaka utangiye, abandi batatu ba mbere bararangije, ndetse umwe muri bo muzi ko yubatse urugo rwe nawe wakiriye inkwano. Sigo zari nka zingahe? Ni 8 ukinze. Inkwano ntabwo ari witegamo byinshi, ikiba kirimo ni umutima gusa wo gushimira uko ababanyi babanye ku mpande z'ababyeyi bombi. Inkwano irahari, n'ibindi byo kububakira nabyo birahari. Nagira ngo rero ku giti cyanjye, ku bijyanye n'umuryango wanjye, turishimye, twumva ko ibintu kuri twe nk'umuryango byagenze neza, ku gihugu biragenda neza. no gukomeza gushimira byinshi igihugu kigeraho natwe tugeraho
tukareba niba tutakora ibindi birenze ngo dutere imbere. ese ubwo nko kubunani cyangwa nko kubunani cyangwa intwari bimeze gute kwa perezida mu bidagadura gute Twidagadura nka bya bindi hanze bishyira hanze, ntabwo twidagadura twenyine nk'umuryango gusa, twidagadura n'indi miryango. ngira ngo urabizi ko iyo umwaka urangira hari imiryango myinshi ijya hamwe tukagera aho duhurira tukifurizanya umwaka mushya muhire, tugasangira nabo. Haba hari abantu magana, ibihumbi, niko tubyizihiza. Ku bindi by'umuryango ni nk'ibisanzwe, tuba turi hamwe. Iyo turi hamwe birahagije, ibindi ni ubuzima busanzwe, nta byo gukabya bindi bihari.